twongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye muri hirya no hino, abakurikiye JoCare, rubuga rubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bwanyu bw'imyororokere. Ubushize duherukana turi mu kiganiro kivuga iby'ukwezi k'umugore. Muganga Joyeuse yatuganirije neza ukwezi k'umugore, atubwira ibice birimo uko ari bitatu. Kandi igice twashorejeho cyari icyo kumenya neza igihe ushobora gusamiramo wabishatse, cyangwa se igihe ushobora kwirinda kuba wasama inda itateguwe, ubashije kuba wabara neza ukamenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Mbahaye ikaze rero. Uyu munsi tugiye kureba bimwe mu bibazo abantu benshi bibaza. Ndakubwira ngo nawe niba hari ikibazo ufite wibaza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, jya muri comment utwandikire, uvuga uti ubutaha muzambarize muganga Joyeuse iki kibazo azagusobanurira, cyane ko ari n'umudamu nako n'umukobwa abifiteho amakuru. Ni amakuru yimvaho, ntabwo ari ibyo yize gusa, ahubwo yadusangiza n'amakuru ahura nayo mu buzima busanzwe. Murakoze, reka nk'umwanya yongere adusuhuze. Mwiriwe neza. Nitwa Dr.Diane Joyeuse Mutuyimana, ndi umuganga ukorera mu bitaro bya Byumba byo ku rwego rwa 2 rwigisha. Murakoze. Diane, twongeye kugushimira ko witabira ubutumire bwacu. Ubushize twatubwiye ukwezi k'umugore, uko ibice birimo, imisemburo ikugize, aho tubwira ko hari abafite iminsi myinshi abandi bakagira mike, ariko icyiza cy'ingenzi ni uko tubwiye ko abantu bashobora kumenya igihe basamiramo babyifuje, cyangwa se n'igihe babyirinda batabyifuje. Uyu munsi rero nshaka kukubaza ibibazo bigendanye n'imihango. Ese mu muco wa Kinyarwanda cyangwa se n'ahandi, dore ko wize byinshi ukaba naragiye henshi, ni izihe n'ayahe makuru atariyo, cyangwa se mu ndimi z'amahanga twita miti, ziri inyuma y'ukwezi k'umugore? Murakoze. Muri rusange, atari mu Rwanda gusa no ku isi hose, hari amakuru menshi ajyanye n'imihango n'ukwezi k'umugore abantu benshi bafata nk'aho ari ukuri, kandi wenda atari impamo. Ni ukuvuga ngo muri ibyo hari nko kuvuga ngo iyo umudamu ari mu mihango aba ahumanye, cyangwa se aba yanduye. Ibyo ngibyo nkaba mvuga ko atari byo, kubera ko imihango ni ibintu biba ni ihindagurika riba ku mudamu, kubera ko ariko aremwe. Amaraso asohoka, cyangwa navuga ngo ibyo tubona twita amaraso, ni ukuvuga nk'uko twabisobanuye mu kiganiro cya mbere, ni ibyo nyababyeyi iba yarateguye kwakiramo umwana. Igihe umwana atabashije kuboneka bigasohoka, aribyo byitwa imihango. Ntabwo binuka ari uko ari isuku nkeya, cyangwa se ari uko ayo maraso ahuye n'umwuka wo hanze, ariko muri kamere yayo ntabwo ari ikintu kinuka ku buryo umuntu yagukunukire. Ntabwo ari ikintu ushobora kuvuga ngo urananirwa wenda kujya gusenga, urananirwa gukora iki kintu runaka kubera ko uri mu mihango. Ikindi ni uko kuba umuntu ari mu mihango ntabwo ari urwitwazo rwo kugira ngo adakora ikintu runaka. Imihango ibaho ku badamu, kandi ntabwo imibiri yabo iteye kimwe, ntabwo impinduka zibaho ari zimwe. Hari abacika intege, hari abagira kubabara, hari abaribwa mu nda bikabije, ku buryo hari imirimo imwe n'imwe wenda batari gushobora gukora. Bibaho, ariko ntabwo umuntu yavuga ngo ni urwitwazo ngo imihango si ikintu cyatuma wenda udakora ikintu runaka. Bishobora kuba ko umuntu ashobora kuribwa cyane akaba wenda atagira umurimo runaka akora. Ikindi ni uko imihango atari nanone, nubwo ishobora kuryana, umuntu ashobora kuribwa mu nda, ashobora kugira kubyimba mu nda, ni urugero. Ntabwo nanone bibaho ku bantu bose. Bivuga ngo ku muntu
ufite umubiri utabaho izo mpinduka aba ashobora no gukora ibindi bintu bisanzwe. Ushobora gukora siporo, ushobora koga no muri pisine no mu kiyaga. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Wowe icyo ukora ni uko wiyumva uko umeze mu mubiri wawe, ukabigendamo ukurikije uko uri kwiyumva. So kuri weho kujya mu mihango nta kiba cyahindutse, umugore kujya mu mihango nta kintu kiba cyahindutse, aba ari njyewe. Reka tuvuge ku mirimo abantu bakora. Kera hari igihe mwiganaga n'abantu ugasanga ngo basibye, wajya gukurikirana amakuru ukajya bakavuga ngo yarwaye, wasanga ugasanga ari mu mihango. Ese ibyo urabivugaho iki? Yego, nk'uko nari mbisobanuye, bibaho umuntu ashobora kujya mu mihango agacika intege. Hari abantu twese ntabwo twakira ibintu bimwe. Hari umuntu ushobora gukomereka gutya ku rutoki, ukuboko akirwa atagukoresheje. Ibyo bibaho. Hari n'undi uvuga ati okay, nababaye nubwo nababaye urutoki ariko ukuboko wenda kurakora, ni urugero. Hari abantu rero muri nk'icyo gihe kera muri segonderi, hari ababifataga nk'urwitwazo wenda kubera ko adakunda ishuri, ni urugero. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko umubiri w'umudamu utabyakira kimwe. Hari abagiraga ububabare buri bwo nyabwo butuma wenda atabasha kwicara uwo mwanya munini mu ishuri, kuko usibye kuribwa mu kiziba cy'inda hari n'abacika umugongo akababara cyane. Uvuze ko imihango isanzwe rimwe na rimwe wenda biterwa n'abantu, ariko abenshi ntabwo byakabaye bigira icyo bikora ku mirimo yabo isanzwe bakoraga buri munsi. Ukomoza ku kintu cy'imyitozo ngororamubiri, umuntu abasha kujya muri pisine koga ari mu mihango? Yego. Uko koze ushobora kujya mu mazi magari ukoga, gusa nk'uko nabivuze umuntu uriyumva wowe uko umeze mu mubiri wawe. Hari abagira imihango iza atari myinshi cyane, hari abagira iza ikabije. Kandi imihango nanone ikindi tutavuzeho ni uko iyo umuntu nimba umara iminsi 4 mu mihango, ntago kuri iyo minsi 4 imihango iza ku buryo bungana. Ngira iminsi iza ari myinshi, ikagira nk'umunsi wa mbere ishobora kuza atari myinshi cyane, kuwa kabiri kiyongera ikaba myinshi cyane, kuwa gatatu no kuwa kane ikagenda igabanuka. Hanyuma rero urumva nimba wenda ngende ku munsi wa kabiri wanjye imihango, nzi ko iki gihe ngira imihango myinshi, nshobora kuba uyu munsi sindi bujye muri pisine kugira ngo ntabangamira wenda bagenzi banjye. Ariko ku yindi minsi kubera ko nzi ko biza atari byinshi cyane, nkabura najya koga. Ikindi kandi ibikoresho by'isuku abadamu bifashisha mu gihe cy'imihango nabyo bishobora kugufasha kugira ngo ujye wowe wajya muri ayo mazi ukora imyitozo ngororamubiri nko koga nk'abandi nta kibazo ufite. Harimo udukoresho twinshi abantu bakoresha, harimo twita udutampo umuntu bashyira mu gitsina, hari kotegisi zisanzwe. Ibyo ngibyo bishobora kugufasha gufata ya mihango igihe uri muri pisine. Nibutse ko ukunda koga kandi ibyo byose nawe wijyamo. Nakwibaza ngo muri cya gihe ukunda kujya koga ukavuga uti turi muri sama ndajyayo, bigeze bikubaho nibura umpaye ako ka experience wumvisha umeze ute cyase? Byambayeho ngiye nagiye koga, nagiye mu mazi muri pisine ndi mu mihango. Ngewe nk'uko nari mbivuze umuntu ariyumva uko ameze. Nagiye yari umunsi wanjye wa 4 usa nkaho ari wo munsi wa nyuma, nta kibazo byanteye. Naroze birarangira, nikorera isuku nk'uko bisanzwe, kandi nawe twari kumwe ndumva nta kibazo nabateje. Wabwirwa n'iki? Cyari kuba bamenya akababaza. So muri kumva neza yuko riri imihango itatuma ugira icyo na kimwe usiba, ahubwo ni ikigaragaza yuko umuntu ari muzima. Hari ibimenyetso watubwiye abantu bagira bari mu mihango: kubabara mu nda, gucika umugongo, kumva emosiyo zahindutse. Rimwe na rimwe abantu bakunda kuvuga ngo bafite umushiha. Ni gute umukobwa cyangwa se umudamu yahangana n'ibyo bimenyetso cyangwa se yabirwanya, yabyirinda? Murakoze. Uburyo bwo uburyo umuntu yakwifata aramutse ari mu gihe cy'imihango, mu gihe agaragaje ibyo bimenyetso, ni uburyo bwinshi bitewe n'uko ari kwiyumva. Icya mbere ashobora gukora iyo myitozo ngororamubiri igihe yumva atabangamiwe. Ikindi hari kwiyitaho, akagira isuku. Ashobora no kujya mu bandi akaganira n'abandi kugira ngo yirinde kuguma wenyine ngo yicwe n'irungu.
ikindi ashobora kunywa amazi, ushobora kurya ibyo kurya birimo imboga, birimo imbuto bituma wenda wumva utagugaye mu nda. Ushobora gukoresha imiti ishobora gutuma kuribwa mu nda byoroha mu gihe umuntu aribwa cyane. Ikindi kandi umuntu ashobora no gukenera ubufasha bwo kwa muganga igihe afite uburibwe bukabije cyane cyangwa igihe afite imihango cyane ava amaraso menshi, nimba ariko navuga. Hari aho nahoze nsoma bavuga ko ushobora no gufata kwa purayingaho ikintu gishyushye kikunda. Yego, icyo nacyo ushobora gufata amazi ashyushye ari mu icupa se, cyangwa hari n'ibindi bita sanipayipadi ishyushye, ukaba ntabwo ari ibintu bishyushye bigutwika, ni ikintu ushobora kurambika nko ku nda yo hasi, kuko kubera ko bwa bushyuhe butuma imitsi imikaya irambuka, noneho uburibwe bukaba bwagabanuka. Ibyo nabyo birafasha. Yego. Reka tugaruke noneho ku kintu cy'ibyo kurya. Ese ni uruhe ruhare rw'ibyo kurya turya? Ni uruhe ruhare ibyo kurya bigira mu gutuma umuntu agira ukwezi kwe kumeze neza? Yes. Ibyo kurya rero birahari bishobora gufasha. Nta bushakashatsi navuga ngo buvuga ngo ibi ngibi ibyo kurya byanze bikunze ni umuntu naba ari mu mihango afite iki kibazo akabifata, ikibazo afite kizakemuka, ariko hari bimwe mu byagiye bigaragara ko bishobora kugira ikintu bifasha ku mudamu cyangwa ku mukobwa uri mu mihango. Icya mbere navugaho ni nk'imyunyungugu. Imyunyungugu harimo ubutare cyangwa fer cyangwa iron mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu mihango atakaza amaraso, ayo maraso aba ari kuva amaraso yo mu mubiri ashobora kugabanuka. Ku badamu bava cyane bakunze kugira n'ibibazo bya anemi cyangwa kubura kw'amaraso biturutse kuko atakaza amaraso menshi mu gihe cy'imihango. Ni ukuvuga ngo rero iyo ufata ibyo kurya birimo iyo iron cyangwa fer, bituma ububiko bwayo mu mubiri budasigarira aho, bigatuma bifasha mu ikorwa ry'amaraso mu mubiri w'umudamu. Ikindi harimo n'izindi vitamine zitandukanye nka vitamine D, harimo imyunyu ya kalisiyumu, harimo n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo hari ibifasha mu mikorere y'imikaya cyangwa ya misikire, bituma misikire zibasha kurelaxinga neza. Hari na vitamine D ifasha muri absorption ya kalisiyumu. Ibintu nk'ibyo bishobora gufasha umudamu. N'ikindi ni uko ibintu uvuga ngo urarya ari uko uri mu mihango, ni ibyo kurya bya buri munsi umuntu afata kenshi, kuko nk'iyo fer kugira ngo igwize sitoke yayo mu mubiri bishobora gutwara kugeza nko ku byumweru 2 cyangwa 3. Ni ukuvuga ngo ibyo uri gukoresha uyu munsi ni ibyo wafashe mu byumweru wenda nka 2 bitambutse. Ntabwo ari ikintu rero ufatira aho ngaho ako kanya ngo ubwo ugifashe none birahita bigabanuka. Ni ubuzima umuntu yagakwiye kubamo buri munsi akabizirikana, njya mu mihango ibi n'ibi bizamfasha, agahora bifata. Bagore namwe bakobwa murumva ko kurya neza ari byiza cyane. Kurya indyo yuzuye, ibiryo bikungahaye ku butare. Yego, ikindi nibagiyeho n'imboga n'imbuto twabivuzeho, birinda kugugara mu nda. Abadamu benshi bo mu muhango wumva mu nda hagugaye, kumva bimwe bavuga nk'inzoka ngo ziri kugonga. Hari n'abagira ibibazo bya constipation. Imboga n'imbuto rero ibintu birimo fibre bifasha nanone urwungano ngogozi kugira ngo umuntu yirinde ibibazo nk'ibyo ngibyo. Zimwe mu mboga zibamo ubutare bwinshi bazita epinari. Yego. Ni imboga nziza zagufasha cyane mu gihe watakaje amaraso menshi. Umusore niba ufite umukobwa mukundana akayumuhanga uzajya umenyera imbuto, nabyo bizamufasha cyane. Noneho reka tuvuge ku bintu njya kumva rimwe na rimwe. Hari abantu bakunda kuvuga ko stress cyangwa se guhindura uburyo wabagaho bituma ushobora kujya mu mihango myinshi cyangwa se ntunayigemo. Ese ni gute stress cyangwa se guhindura imibereho wabagaho ishobora kwivanga muri ya misemburo mwatubwiye igatuma imibereho ikaza cyangwa se ntinaze? Bigenda gute? Nibyo cyangwa se byo? Stress ni ikintu kibaho mu mubiri w'umuntu gishobora gutuma iryo hinduka ribaho. Koko mu bijyanye atari ukuvuga gusa ukwezi k'umugore ihindagurika ryako, ariko n'izindi metabolisme zo mu mubiri.
imisemburo umuntu akura yo mu bwoko bwa cortisol, umusemburo witwa cortisol. Rero hari ihindagurika bibaho mu gukorwa kw'indi misemburo harimo n'ifasha kugira ngo umudamu abe yabona imihango. Ibyo birimo nk'uko twabonye ko kugira ngo umugore ajye mu mihango hari ya axis twise hypothalamus pituitary ovarian axis. Ni ukuvuga ngo rero iyo cortisol yenterera hagati aho ngaho igatuma hypothalamus idakora iyo misemburo uko byari bikwiye, noneho umudamu akaba ahubwo yabura n'imihango, ari byo twita stress induced amenorrhea. Imihango yatewe no kubura, imihango yabuze bitewe na stress. Ko rimwe na rimwe bajya bavuga ngo abantu bafite ngo n'ubukwe ngo baba bambaye ngo pad ngo kubera ko bishobora kubatungura, ibyo nabyo nibyo biravugwa, ariko ni iryo hindagurika n'ubundi mu misemburo y'umuntu. Ni ukuvuga ngo y'umuntu iriya hormone ya cortisol ituma metabolisme cyangwa imikorere isanzwe yo mu muntu ihindagurika. Uko guhindagurika rero gushobora kuhafekta n'ubundi ya axis, bigatuma umuntu ajya mu mihango cyangwa se ukwezi guhinduka kukaba kugufiya ko ugereranyije n'uko kwari gusanzwe, cyangwa se imihango ikaba yanahagarara muri icyo gihe nyine iyo stress akifite. Kuko se birashobora ko umuntu yagira stress akabona birabaye. Hari abadamu nta bushakashatsi bwinshi bubivugaho, ariko hari abadamu benshi n'abakobwa cyane cyane nk'uko babivuze bafite ubukwe bavuga ko bagira iyo stress akaba yagira imihango kandi igihe cyo kuyibona kitari cyakageze. Reka tugaruke noneho uko twabivura. Buri muganga warabyize warabizobereye, ese ni gute yavura so by'imihango? Ese haba hari imiti gakondo cyangwa se imiti umuntu yakwikorera mu rugo yitwa homemade yafata kugira ngo bimworohereze? Iyo byanze se akajya kwa muganga mumufasha iki? Imihango abantu baribwa cyane mu gihe cy'imihango, impamvu zishobora kuba hari izindi zibyihishe inyuma. Atari ukuvuga ngo ni imihango gusa, atari kumwe twabonye nyababyeyi yiyegeranya gusa, ahubwo harimo n'ubundi burwayi. Hari uburwayi bwitwa endometriose, endometrite, ubwo ngubwo bwose bushobora gutuma umuntu aribwa bikabije igihe cy'imihango. Ni ukuvuga ngo rero ikintu umuntu akora ari mu rugo, icya mbere twakivuzeho ni ibijyanye na biriya bintu byo kurya, uko ashobora kwitwara mu gihe ari mu gihe cy'imihango. Ikindi ni uko ashobora gukoresha wenda nk'icyayi cya tangawizi. Icyayi cya tangawizi bavuga ko tangawizi nayo ifasha mu kurambuka k'imitsi. Nyababyeyi nayo tuyibara nko mu bwoko bw'izo nyama cyangwa bigizwe n'imitsi nayo mikaya ishobora tangawizi rero bikagaragara ko mu bushakashatsi bwakozwe ishobora gufasha kugira ngo umuntu abe yaruhuka. Ikindi twabonye ni ugushyiraho nk'ayo mazi ashyushye, icupa rishyushye cyangwa agasume gashyushye ukakoze mu mazi ashyushye ukaba wakarambika ku nda. Ariko kwa muganga naho batanga ubufasha. Icya mbere hari imiti umuntu ashobora kugura, hari imiti umuntu ashobora kwigurira muri farumasi yo mu bwoko bwa iyo twita NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs. Ni imiti irimo za ibuprofen, imiti irimo za diclofenac umuntu ashobora gufata mu buribwe bukagabanuka. Indi miti iba kwa muganga bakoresha ni antispasmodic medication, nayo ifasha kugira ngo igabanye izo bloating, igabanye n'iyo pain n'izo cramps umuntu aba afite. Ikindi ni uko nanone ikibazo cyihishe inyuma uburwayi twavuze rwa endometritis cyangwa iki, nabwo umuntu ahabwa ubufasha akavurwa uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo uramutse ugira icyo kibazo ushobora kwikorera icyayi cya tangawize, kwinywera ka mukaru, ugakora siporo, ugakora yoga, meditation. Why not nibikora ikintu cyagufasha gukora relaxation, warangiza ukaruhuka cyane. Byakwanga ukagera ibitaro bikwegereye bikaguha bagufasha cyane. Abantu bajya mu mihango tubana nabo, bamwe ni abakunzi bacu, ni abagore bacu tuvuge utyo, ni bashiki bacu, abandi ni barumuna bacu, ni bagenzi bacu. Ese ni gute, ese birakwiye ko umukobwa yaganiriza abo babana imihango ukwezi kwe? Niba ari byo yabivuga gute
byafasha iki mu kubiganiraho ku buryo niba ari imbaraga akeneye yabasha kuzihabwa? Kuganira ku mihango ntabwo ari kirazira, nta nubwo ari byacitse. Mu muco wacu Umuntu ashobora kubiganiraho, nanjye nabiganiyeho, se naciye nk'amabere. Ntekereza ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo nk'ikiganiro icyo ari cyo cyose iyo umuntu agiye kuganira, kugira ngo uganire ku kwezi k'umugore, uganire ku bijyanye n'imihango, ushobora guhitamo umwanya mwiza wo kubiganiraho. Ntabwo wasanga mu rugo wenda hari abasaza, hari abashyitsi, hari iki, uhite wenda utereramo icyo kiganiro bari mu kindi kiganiro. Hari igihe bifatwa nabi nk'uko washyira n'iyindi ngingo iyo ari yose atari iy'imihango gusa. Ikindi ushaka umuntu, ugerageza kubibwira umuntu kumva, cyangwa umuntu uguteze amatwi, kugira ngo mubashe kubiganiraho neza mwese mubyumva kimwe, muri mudu yo kumva ibijyanye n'icyo kiganiro. Ikindi naho uhitamo, navuze guhitamo ahantu hakwiye, guhitamo abantu bakwiriye. Ikindi wirinda gukoresha amagambo asa nkaho ari ugushira isoni, nimba ariko nabyita. Ukakoresha amagambo ari appropriate, amagambo akwiye, ntukoresha amagambo agaragara nkaho arimo ikinyabupfura gikeya. Ukaganiza umuntu ukamusobanurira mu magambo anoze y'ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi wumva neza kurushaho, kugira ngo ubibwira utamukomeretsa cyangwa udatuma abifata ukundi. Ikindi ni uko umuntu tugomba kugerageza kumva bya bindi twise mite, bisa nkaho ari ukuri tubona, ibyo dufata nk'ukuri muri sosiyete kandi wenda atari ko kuri guhari. Ari byo bijyanye n'amadini, ibishingiye ku madini, ku myemerere runaka n'imico igiye itandukanye mu gihugu hamwe n'ikindi. Icyo gihe ntekereza ko uri mu mwanya mwiza wo kuganira ku bijyanye n'imyororokere, ku bijyanye n'imihango n'ukwezi k'umugore muri rusange. Ubwo weho wabasha kuganira mbona sheri wawe ufite yukuti ukwezi kwanjye komeze gutya? Ndi kuganira n'isi yose. Ariko ntabwo watubwiye weho uri gutanga amakuru. Yego, nabimuganiza, nabimubwira. Hari n'abasore benshi baba batanabizi, abenshi ntabwo baba babizi, kuko hari njyewe namvuze nka experience yanjye ku giti cyanjye. Abenshi nyine hari nk'igihe ubimuganizaho, tuvuge wenda n'abo dukorana mu kazi cyangwa abapapa basanzwe bari mu ngo, kumva nta n'amakuru abifiteho. Ukumva nimba umudamu amubwiye ati wenda iki gihe umudamu abizi, aho ati ndi mu gihe cy'uburumbuke, wenda ntidukoranye imibonano mpuzabitsina cyangwa turakoresha wenda agakingirizo, umugabo akaba atabyumva cyangwa uwo musore akaba atabyumva, kuko atazi akamaro kabyo cyangwa atazi ukuntu bayibara. Yakubwiye ati ejo bundi, cyangwa hari n'abazi ko umuntu yari mu mihango aba ari bwo ari mu kwezi k'uburumbuke. Akavuga ati uramutse abantu basamye ni abantu bakoze imibonano mpuzabitsina bari mu mihango. Hari abantu babizi gutyo, hari atazi nk'ukwezi gutangira ryari kugeza ryari. Rero njyewe naba ntewe ishema nuko umufasha wanjye cyangwa umuntu dukundana yaba asobanukiye icyo kintu, kuko ni ingenzi. Ntashoboye kubyibuka neza akamfasha kubyibuka, aba mpuhiye mu ngata. Bivuze ngo ni ingenzi ko haba umusore, haba umugabo, haba umukobwa cyangwa umugore, twese twakabaye tumenya iyi ngingo ku buryo twafasha abo bireba. Yego. Negereza ku musozo kugira ngo dukore umwitozo umwe wo kubarira umuntu ukwezi kose tukurangize. Ese ku muntu utabasha kubona amakuru yakwifashisha iki? Ubu ngubu ni ibiki bihari ku buryo umuntu yabasha kubona amakuru agendanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ibijyanye no kubara ukwezi k'umugore? Yakwifashisha iki? Ni byiza ko umudamu wese, umukobwa wese, umugabo, umuntu uwo ari we wese ubishoboye amenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko twese n'ubuzima tunyuramo bwacu bwa buri munsi nk'ikiremwa muntu. Wabishaka utabishaka, waba ubizi utabizi, ni ubuzima tunyuramo, kandi kubimenya nibyo bifasha cyane kurusha uko waba utabizi, kuko hari ibyo bikurinda, hari n'ibyo bigufasha utaruzi. Ahantu rero abantu bakura amakuru ni ahantu henshi hagiye hatandukanye. Urugero ndahera kuri ibi ngibi ikiganiro turi gukora,
ntekereza ko atari ikiganiro cy'ipfabusa, abantu bakireba, abantu badukurikiye bamenya ko ari ikiganiro kiragira icyo cyungura ku bumenyi abantu bari basanganywe ku bijyanye no kubara ukwezi k'umugore, ku bijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere, kumenya ibijyanye n'imihango abadamu n'abakobwa. Hanyuma rero ahandi bashobora gukura amakuru, twagize amahirwe sisiteme yacu y'ubuzima yo mu Rwanda yubatse neza ku buryo duhera hasi ku bajyanama b'ubuzima tukagenda tugera ku bitaro byo hejuru, aho hose dushobora guhabwa amakuru kandi yizewe. Ni ukuvuga ngo abajyanama b'ubuzima harimo abashinzwe ubuzima bw'imyororokere, bashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, abo ngabo baba barahuguwe bihagije ku buryo n'ayo makuru baba bayafite. Harimo benshi bigisha abadamu kubara bakoresheje inigi, kubara bakoresheje kalendari bisanzwe, amakuru baba bayafite bagiye bahugurwa. Ikindi ku bigo nderabuzima basobanurira abadamu, ushatse uvuga ati munsobanurire ukwezi kwanjye uko kugenda, mariye iminsi cyangwa mumfashe munyigishe kubara, ayo makuru urayahabwa, haba ku bitaro bikuru n'ayo makuru yarahabwa. Ikindi hari ibinyamakuru, hari za televiziyo, hari n'ahantu henshi umuntu ashobora gukura amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari na za application muri telefone zishobora kugufasha nko kumenya kubara ukwezi kwawe, ushyiramo igihe uherukira imihango, cyane cyane nko muri izi telefone zigezweho za smartphone, ushobora gushyiramo iyi application ugashyiramo igihe wagiriye mu mihango, wayivamo ugashyiramo nanone iyo tariki, wakumva hari ikimenyetso muri byandi twabonye byo mu gihe cy'uburumbuke ukaba wagishyiramo, waba wasamye nabyo ukabishyiramo. Ni application nazo zifasha. Yego. Mbibutse yuko muri izi application JoCare dufite application ibigaragaza neza cyane ku buryo yabasha kugufasha kubara neza ukwezi kwawe, ukaba wamenya igihe cyawe ugira mu mihango ikurikiyeho, ukaba wamenya igihe ushobora gusama, ku buryo byose wabisangaho. Turagushimiye. Ikibazo cya nyuma cy'amatsiko, ese umuntu uri mu mihango yabasha gukora imibonano mpuzabitsina? Bavuze ngo ntitugende tutakivuzeho. Murakoze. Kuba umuntu ari mu mihango nta kintu gihari cyamubuza gukora imibonano mpuzabitsina. Kokoze umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ari mu gihe cyo cy'imihango. Ni ukuvuga ngo ikiba cyahindutseho nuko nyababyeyi navuga ngo ibiri kwisukura, ivanamo ibyo yarateganyije kuriramo umwana, ayo maraso aba ari kuza, umuntu ku giti cye niwe wifatira icyemezo hamwe n'uwo bashakanye, agahitamo nimba yagakwiye gukora imibonano mpuzabitsina bitewe wenda n'ingano y'amaraso ava n'iki. Abenshi abona amahirwe yo kuganiza bambwiye ko bashobora gukoresha agakingirizo muri icyo gihe, akagira icyo ubundi buryo yirinda, akoramo isuku kugira ngo wenda ayo maraso atanduza aho bari, uburyo nk'ubwo ngubwo. Ariko ubusanzwe mu mikorere y'umubiri w'umuntu, imibonano mpuzabitsina ibera mu gitsina cy'umugore n'igitsina cy'umugabo kiba gihari. Iyo mihango nubwo inyura mu gitsina cy'umugore ariko ibituruka muri nyababyeyi. Ku bantu bumva ku giti cyabo bayikora, nta kindi kintu. Umudamu aramutse yumva nta kibazo afite, atari kuribwa mu nda, atabangamiwe mu bundi buryo, bashobora kuyikora. Gusa hari imico imwe n'imwe mu bihugu bigiye bitandukanye baba bumva ari kirazira. Hamwe twabonye ko abantu bafata umuntu nk'aho ahumanye cyangwa iki, ku buryo atanamwegera cyangwa atanarara mu gitanda kimwe nawe. Abo ngabo inaha mu Rwanda umuco uvuga iki? Ntaba mbeshye. Umuco wo mu Rwanda kera twibuka ko umuntu yabaga ari mu mihango akajya, bavugaga ngo yagiye ku kobo. Yabaga ari aho kuri ako kobo, amaraso ajyamo n'iki byose, aho ntabwo abagabo bamwegeraga. Ntabwo yabaga ari kumwe n'abagabo, yari kumwe na ba nyirasenge n'abandi bakobwa n'abadamu. Icyo gihe ntabwo yabonanaga n'abagabo. Ariko kuri ubu ngubu ntabwo mbihamya nimba ariko bikiri, kubera ko iterambere ryaje, ntitujya kukijya ku kobo. Umuntu yambara ibikoresho by'isuku, bikorera isuku, ukajya mu bandi, ukajya mu kazi bisanzwe. Muzadukorera ubushakashatsi mutumenyere ntindu ubishaka cyane icyo gihe nk'umugabo nk'umugore. Gusa icyiza kirimo nuko twasanze ku bijyanye n'ubuzima nta kibazo kirimo, nta kintu bihungabanya ku buzima bwabo bw'umugabo bwabo n'ubwo ku mugore. Wasanga hari n'abagabo bikunda cyane icyo gihe.
biravugwa nabyo. Biravugwa ko ari abagabo bakunda gukora imibonano mu gihe cy'abadamu babo bari mu mihango. Ubwo wenda niko baba babihisemo n'amadamu we niba yabimwemereye. Ariko icyo nashaka kuvuga cyo nuko nta burwayi uko ngo wenda igihe umuntu ari mu mihango ngo kurwara indwara runaka biriyongera, ngo kuba ari mu mihango ngo wenda ngo ari buze gusama, ngo kuba ari mu mihango biragenda gutya kundi, ashobora kubyanga kubera ko za mpinduka zabaye mu mubiri we wenda yumva atari mu mwanya mwiza wo kugira iyo mibonano mpuzabitsina. Mu buryo buri scientifique yamubuza kubonana n'uwo bashakanye. Yes. Muganga arakoze cyane, muri kumva ko rwose nta kibazo mwakwihakabyize rwose, niba mwabyumvikanyeho ntacyo byatwara, byose bisaba ubwumvikane. Ku musozo wacu w'ikiganiro cyacu twasobanukiye pe, twamenye byinshi, twungutse byinshi, ariko reka dufate urugero rw'umukobwa cyangwa se rw'umudamu wenda Annette, urugero wagiye mu mihango uyu munsi akaba ariho yayitangiye, akaba agira ukwezi kw'iminsi 28. Uyu muntu umfashe tumubarire kugira ngo turebe azirinde imibonano mpuzabitsina ryari, nako niba ashaka no kuyikora azayikora cyane ryari kugira ngo asame, azahinda rye niba adashaka kuyikora ngo ntasame, azongera kujya mu mihango ryari. Dufate nk'urugero ku muntu uwo w'iminsi 28 w'umudamu twise Annette. Yego. Umudamu wacu yagiye mu mihango uyu munsi. Yego. Ikintu twibukiranyaho nimba yabonye imihango ye uyu munsi, nuko uyu munsi ari wo wa mbere w'ukwezi kwe. Yego. Annette asanzwe agira ukwezi kw'iminsi 28. Kamfate kalendari yanjye 28. Yego. Ni ukuvuga ngo rero nimba asanzwe agira ukwezi kw'iminsi 28, twibaza nanone imihango y'imara iminsi ingahe? Mu minsi iri moyenne ubundi dukunda gufata iminsi 4. Yego, iminsi 4. Iminsi 4 nimba amaze iminsi 4, uyu munsi ni kuwa kabiri, ubwo ni kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Azaba yirangije. Kuwa gatanu imihango azaba yirangije. Ubwo tariki ya 15 z'ukwa kabiri azaba arangije imihango yiwe. Yego. Hanyuma rero twongereho ubwo ageze ku munsi wa 4. Yego. Kabonye ko nimba agira iminsi 28, igihe cye cyo kurekurwa kw'intangangore yiwe izaba yahishije ku munsi wa 14. Kandi twabonye ko guhera ku munsi wa 14 kuraho iminsi 5 mbere yaho. Yego. Umunsi wa 14 azaba ari tariki zingahe? Umunsi wa 14 azaba ari ngo tureze twongeraho iminsi 10. Azaba ari kuri tariki ya 25. Niyo ku munsi wa 14. Yego. Ubwo icyo gihe nicyo gihe intangangore yiwe izarekurirwa. Izabihishije. Ukuvuga ngo iminsi 5 mbere yaho ku itariki 20 Annette azaba yatangiye igihe cye cy'uburumbuke guhera ku itariki 20 kugeza ku itariki 27 cyangwa 8. Igihe gihe cyose Annette agomba kuzirikana yuko afite amahirwe menshi yo gusama. Nimba ashaka gusama, ubwo ngubwo ni umwanya we wo kugerageza amahirwe yose. Ni umwanya we wo kwiha akatisi. Yego, nimba ashaka kubyirinda kandi hari ukwifata, hari no gukoresha agakingirizo. Yego. Ibyo ngibyo rero akaba yabikoresha kugira ngo yirinde gusama. Hanyuma rero nyuma y'itariki 28 kugeza igihe azongera kubona indi mihango, ubwo ni twongeraho iminsi 14. Yego, twongeraho iminsi 14. Ubwo hari 25. Ubwo kwezi kwa kabiri kugira iminsi, kwa gatatu kugira iminsi 31. Hariho iminsi 6. Ubwo ni ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu. Yego, ubwo iyo tariki akaba aribwo azaba arangije ukwezi kwe ku itariki ya 11, nanone akongera agatangira indi mihango akundi kwezi. Tugereranyije nuko nguko tubibaze. So muganga murakoze cyane. Nibutse abadukurikiye uko twaganiraga na muganga Joyeuse,
atubwira ibijyanye n'ukwezi k'umugore. Twasobanukiwe neza uko ukwezi k'umugore kubagabanyije, twasobanukiwe n'igitera impinduka ko ari imisemburo itandukanye ifasha umugore mu bihe bitandukanye, kandi iyo misemburo ikaba yatuma agira impinduka inyuma. Twabonye yuko imihango atari uburwayi, ni ukubeshya, ahubwo ni ikintu gisa kigaragaza ko umuntu ari muzima, kandi umudamu wese abasha kukibamo neza. Uramutse ufite ibirenze ibisanzwe, ukababara cyane cyangwa se ukava amaraso adakama, twabonye ko wagana ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro bikwegereye kugira ngo bigufashe. Turabashimiye cyane. Sinzi niba hari ijambo wabwira abadukurikiye mbere yuko dusoza kugira ngo dusoze. Murakoze. Ikintu navugaho ni ukuvuga ngo nashishikariza umuntu wese atari umudamu gusa, wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, menya ukwezi k'umugore. Umuhungu, umusore, ushobora gufasha mushiki wawe, ushobora gufasha umukobwa mukundana kugira ngo mwirinde indwara wenda umuntu agira ntabimenye ko yazigize kubera ko atabyitayeho, cyangwa se gusama igihe atabiteganyije. Ikindi ni uko ubuzima bw'imyororokere twese buratureba, nta kintu giteye isoni muri byo, kuko niko turemwe, turi abantu, tugomba kubicamo, rero tugomba kubimenya. Ikindi cya gatatu ni ukubashimira, mwakoze kubana natwe. Hari ikibazo mufite, hari impungenge, hari aho mutasobanukiwe, mwatugana tukabasobanurira muri JoCare. Nanjye ndahari ku bwanyu nk'umudamu mugenzi wanyu, nka mushiki wanyu. Simpamye ko hari icyo muzatuburana, turahari ku bwanyu. Arakoze cyane muganga, mwumvishe ko ahari ku bwacu kandi arahari ku bwanyu. Ikibazo cyose wagira kijyanye n'ingingo watwandikira muri comment, tukazongera tukamutumira akatuganira. Ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiye muri JoCare, turabakunda. Reka nkwibutse ko niba iki kiganiro wagikunze utagomba kubigiherana, kora subscribe, ukore comment, urangiza ugisharinge, ukigeze hirya no hino, kugira ngo aya makuru twaboneye hano, aya makuru adufitiye akamaro, abantu bose bayamenye. Turabakunda. Yari Shadai. Ciao ciao. Ciao.